telefone iri hano. Hirwa, zana amazi se nyine. Ese turamenye none yabaye iki wese? Undi yageze aha ngaha gute? Ibi bintu urimo gukora. Cyari nabifate nabi, sibyo? Ese bitize isaha iki gihe uri mu rugo ntabwo wakabaye uri mu kazi amaze ku cyo wacaye amaze udafunze ese si ukwegeka sinari ndi kureba filime ndi hano ariko ntabwo umeze neza yagenze gute ahubwo niwe nakabibashije mama njyewe wese nakwigize neza mwana nashobora kumenya ikibazo ufitanye na bariya bantu gituma njyewe nshobora no kwirukanwa mu kazi barakwirukanye se mama niki kintu upfa na bariya bantu ko bampagaritse mu kazi njye narakubwiye ngo ni babi wanga kunyumva ni babi pe ni babi rwose nise ubwo wakwirukanye hari n'icyo wakoze byihorera ariko wambwiye ikintu cyishe nyuma y'ibibiri nta gihari mwana wanjye ko mu bigaragara ari ufite ukuri ntako pe ariko byihorere tuzamera neza nise utabakoreye ubundi ntabwo twabaho ubwo rero bazi ngo barahemutse wewe ubwabo bwa kera kuva kera nuko bamenye ni abagome narabikubwiye mwana wanjye bareke bihorere yizire wicarira hano tuzamera neza tuzamera neza reka ejo ni heza ndetse ahandi ntuzahabona n'akazi kandi ubwo birakurakaje uyu mwana ntabwo nzamubwira ukuri rwose byerekeye ariko ntacyo aho kugira ngo akomeze akorere inzigo tuzaba yanerera ako sikora yari mfuye mu kanya ubonye ibintu bibereye hano ese urumva ibintu bibereye hano bitewe nande ariko uziko buriya yaraje kunsaba imbabazi uziko yaraje kunsaba imbabazi ibintu byose birangiye ibintu byose ubisubiye rudubi gusa ubu nzabigenza gute nese nari mbizi ariko birabaye kuko yaraje gusaba imbabazi yaragubye kundeka nkapfa kuko naramuhemukiye agenda n'ubundi ntuzagaruke sinzi icyo bimaze gukora. Ganza mwana wa isi ya mbere atangiye isi yese mbona mubaze gatoya
uyu musaza uherutse kunyereka ngo ni data ubundi ni muntu ki uriya mugabo ni umukire umugabo afite amafaranga menshi ni umukire ufite amaso ya kumenya story yanyu ukuntu bimeze yashatse umugore iwabo ari abakire niho iyo mitungo yayikuye umugore aza gupfa asigara muri iyo mitungo twamenyanye turi abanyeshuri njyewe nigaga inyuma ye aza kumenyana n'umukobwa iwabo ari abakire niho yakuye iriya mitungo akajya amuca inyuma niho twakuje kukubyara nibwo rero baje kurwana n'uwo mudamu we bimukurizamo urupfu amenye ko yabyaranye nawe yego sinumvaga uwo mugore yararwaniraga ukuri yararwaniraga uburenganzira ganza nujenjeka nta kintu ushobora kubona muri iriya mitungo none ubu ndasaba iki ugomba guhaguruka ugakurikirana iriya mitungo ukayirwanira Dad, meze neza? Meze neza wowe bite? Nanjye ni sawa. Nanjye meze neza. Ndabona umeze neza. Nese. Papa nakubaza. Gahunda yo kwirukana princess kuki wabikomeje? Peti, kamugira inama. Sibyo? Ujye uko watumiwemo. Wikwivanga muri ibyo bintu. Umwanya uri gutiri kubitekerezaho, tekereza ibindi bishobora kukugira akamaro. Kuko ibyo uri gutekereza byose nta hantu bihuriye n'ukuri. Ariko papa, wenda wakenda kubaha umubyeyi wanjye. Ariko nanjye ugira ko mugira inama. Papa ntabwo wibuka ukuntu princess yakwitaye kwa muganga. Ukuntu yakubaye hafi. Kari akazi afite. Princess umurikije nuko nawe wamubwiraga cyangwa nuko abandi bamuvugaga. Nzi ko ari mu bakozi bagukoreraga neza. So byari bigufitiye akamaro kandi Rapinde kubwe guceceka. Ntago ari unyigisha gukora akazi. Uri kubyumva neza. Ikindi cya kabiri, nimba akora akazi n'abandi bagomba gukora akazi. Ntago ari we kamara. Itegeko naritanze agomba gutaha. Nta bindi. Ntuzongere kugira ikintu umbwira kuri uriya mukobwa. Nakubwiye nta kintu ushaka kuri uriya mukobwa. Dega hariya hirya. Ale! Tene ibintu genda nabirande byaka mu rugo hano. Tena nabirande. wagiye wishimye ugarutse wari umwana vipi Ako uri murankatira mwimizwe yewe ko nagoye amafaranga kunshagira princess yoreri tuzajya ejo unchika ichana tugani mwazise Gago onye nde uri kunze shanga meze neza kuzuma ntishimye ntago ndi muri modopere bisa nko biri ko kunira wananyira nkazigira yo nkabyisore sawa ejo wenda hari ariko ndekana njyana numva ntameze neza sinishimye namba sawa
agaciro namuye Imana ndumva nameze neza ndababaye mfite agahinda pe ntabwo ndi muri moto rwose mbabara nk'umwanya mbede byemene sibyo ejo ariko njye nawe amuje mu vuyo kureba niba atagukora sigaye ushyushye Princess nawe rero ariko rero ibi nabyo ntabyo nkomeje kwibabariza umwana kandi bitari bikwiye umwana wanjye naramubabaje pe kandi bihagije ari we wenyine mfite nari nkwiye kumubwiza ukuri cyane ko amaze gukura ubu yamenya amahitamo yamenya ikibi n'ikiza reka mubwize ukuri byibura nanjye nduhuke uko birananiye nanjye kwihangana ubonye iki ubonye iki ubonye iki nimba ari icyo wabonye ubinire uri kumva ukiyose gatoya bikajya hanze akatunda gato uri kubyumva neza ntabyo bishobora kure nta kintu nabona nawe urashaka kumera gutya oya uri kubyumva ndacecetse gasubira gira vuba funga n'urufunguzo reka n'ubundi amaherezo y'inzira ni mu nzu ubundi azabimenya reka mubwire ukuri rero bive mu nzira buriya reka mubwire ni ukuri buriya ndakwikundira c'est vrai je t'aime sincèrement ko je m'en fous aho se ubundi reka nkubaze wenda ushobora kuba utaninya ariko je dis la vérité ubundi kirya gihe rinde wari kumfata cyangwa mpagarike bose barantinyaga barantinyaga ari ukuri kose yewe niyo mpamvu njye ndi inshuti nawe wowe ntunserereza no ndamu panayiguriye amafaranga yanjye ntawe ari kumbagarika ikindi cyaje kimubagiraho ngo bosi umugore wawe bamugonze hariya bamugonze se n'intore igihe rero bamunize
ko buriya ndi umwana mwiza pe c'est vrai même au quartier oh nawe uranzi iyo wari ntabwo byari kuba bimeze gutya wayi Skiria vugije ndurankanga no nusibe nibiki tu simplement ici c'est quoi ça c'est Jaco ne t'en fais pas non non uzindura mvugije reka nkwereke non non kuba yuje inzoga byagenze bite usukirimo non uzi ikintu cy'inshimisha c'est vrai reka nkubwire c'est vrai pardon non je te dis la vérité où est Touras c'est vrai ako n'abantu bajya babimbwira bien ariko rero mu inzoga ariko ravi yasaga na nyokosha ushatse ko ari uwa mama Ukuri ari ikinebwe non ne t'en fais pas urumwe mu mutima kabisa non ni serere tout simplement wamuha ibintu byinshi uko rero nakabaraga uri kwambuza wicare none se ibyishimo uko mashini ari inyuma sasa tukagura indi l'argent non t'en fais pas ntabwo ukanywa turasa n'ubwa mbere n'ukuntu ujyabona utereta abakobwa ariko buriya baravuga ngo ni nyamweru amakuru ubona agenda amenya ubundi sindi mu cyumba oya uri muri salo kuriya ntabwo ibyo burya tugenda ngo ngize no ku buriri ntabwo ari ku buriri hano uri muri salo haguruka ngo ugeze mu cyumba hari ibintu wafashe dore mu cyumba ni hariya urasubira kuri moto yakira ubundi rero bagiye hehe urugero akamfasha umusaza uri koza Yose nta nubwo nari nzi kuri hano ariko mbabarira mwana wanjye ntabwo mba ngamije kukubabaza sibyo wambabariye reka buriya nuko tutabonye umwanya ngo nkuganirize ibyo mu buto bwanjye mwana wanjye rwose ujye unyumva ntabwo mba ngamije kukurakaza princess uri gusuzugura mama ntabwo no kuri mba ngabije kukubabaza nuko buriya mburaho mpera nkubwira ibyo mu buto bwanjye ariko ubundi mu by'ukuri pe wumve ngo ntabwo gahunda ari ukukubabaza ku bushake kandi ujye unyumva waretse kumera gutya kandi nyumva ndagukunda niwe mwana wanjye mfite ariko ikintu cyakomeje kungora no kukubwira ibyambayeho mu buto bwanjye kandi nyumva nawe ubaye njyewe ntabwo byakorohera ahubwo
bikagumera gutyo urabyumva gute turamutse twimitse hano tukigira nko gutura ahandi hantu heza icyo kintu uracyumva gute ibyo se byansubiza no mu kazi kanjye erega mama nta na rimwe ashobora kukumva mu gihe utari watubura ngo mbwize ukuri icyo nzi cyo uzi neza ikintu cyinshi inyuma y'ibi bintu sinzi impamvu udashaka kumbwiza ukuri ntakumbwira ngo twimuke natakaje akazi sinzi ikintu na kimwe kijya mbere urampishe ntushaka kumbwira ese uragira ngo nkore iki ntabwo nanjye binyoroheye mwana ariko wenda bizemera reka nkarabe turaza kuvuga sibyo ibiki mpura nabyo Ike bimeze bite? Fresh man. Ibintu bikomeza kubeberana kabisa. Gutese. Ibintu maze gufata indi ntera. Yewe urananze ko muzehe urumva. Wenda namara uriya agiye kwirukana princess. Ibintu biri bugende neza. Ariko uzimukanya. Akugije induru mva mu cyumba niruka nsanga yagiye yahoze inzoga. Habaye. Numvaga arimo avugamo ibintu bya mama. Amavuga? Ibintu bya mama. Mama yamuvuze iki? Amuvuga nyine ngo yamubereye umuntu mwiza ibintu byinshi. Ibyo nibyo numvishe nibereye mu tuntu ariko vugije induru ntanzana n'usanga Imana. Kose Ike nkubaze. Ubundi kweri igihe cyose gishize. Ni ukuvuga ko uyu munsi wa none ataraboneka umwijima. Numva niyo mpamvu nanjye ndi umuntu atangiye gukeka muvuga aramuye nibwo atangiye kuvuga ibintu byose. Uzi ko ngeze amahirwe kumutera kugira mugeze mu gihugu. Sinanamagana mvuga nk'ubu ngubu wagiye ko. Ni ingaruka zo kuba tutari umubyeyi wacu. Oya. Umura. Ya. Mugo. Umura. Tugomba kugerageza. Aho tunayishije mama. Urabyumva? Umura. Sije. Gutwara kuze tugomba kuba abagabo. Musaza nawe aradukujije. Ahubwo reka twisikire. Witekereza neza w'umugabo wumva ko aho ugomba kuvuga ati mama ibyo atakoze ngomba kubisoza. Ikindi kugeza ubu biduha imbaraga zo kuvuga se ubundi mama yishwe n'iki. Ibyo abantu bari Amenye ibi. Abantu bari kureka kuvuga kuri mama. Basi turagenda tuganira. Registre. Ziri amazi kumwe. Dukoresha ikintu na kibazo. Kiri kumfata mu ifunguro. Sije. Humura bistro umuntu w'umugabo ariko kandi hari ahantu ujya imbere umugabo. Nanga. Sibyo? We were strong enough. Bro, you come on. Mvareka nkwereka. Nkwereka tujyanze dufata akayaga. Sibyo? Mama ari hehe? Umva, ibyo bintu nibyo nkubwiye ngo reka tuba abagabo dukurikirane tumenye icyamwishe. Mbabare basi ngwino tujye hanze. Sibyo? Ngwino. Ibyo budetse gato basi. Dufata akayaga. Cyane.
Princess. Se waje. Cara hano rero tuganire. Mu cyumba ngira ngo uranasinzira. La filime niyo sabe kureba. Ese kwizera ugahita unasinzira ko byakunaniye. Cyakoze nizeye ko ngiye kumviriza ukuri. Kwijya nahereye nkwinginga pe. Mbabarira umbwire. Ndagerageza mwana wawe. Erega ntabwo kuri kose kuba koroshye kukuvuga ari naho bigorana. Ariko niwe mwana wanjye mfite umwe. Ntabwo nakishimira kubona ubabaye kandi mu by'ukuri birumvikana. Princess rero umwana wanjye rya umukobwa, umwana w'umukobwa, umwana w'umwangavu ahura n'ibimugoye byinshi ndetse n'ibikomere n'intambara nyinshi ziba zitamworoheye. Ariko wenda inzira ngewe byanyuzemo, inzira nanyuzemo kugira ngo kano kanya mbe nitwa mu princess, mbe ngufite, mbe numva nyine ko mfite umwana ungana nawe. Ntabwo navuga ngo zari mbi kandi nta nubwo zari nziza. Ukuntu byatangiye rero Amabwira ko nguteza amatwi. Kandi nubwo bigoye ko wihangana. ndi umukobwa hari ahantu nakoraga, nakubwiye ko nabaye imfubyi nkiri mutoya. Rero aho naje kujya mu rugo rw'umugabo n'umugore, rwari urugo rwari rwifashije, nta kintu bari babuze, yewe nanjye ntacyo nababuranye. Gusa umumama wo muri urwo rugo ntabwo yakundaga kuhaba cyane. Yari umumama ukora, yari umumama ubyuka azindutse akagaruka bwije. Ndabyibuka ko niye nitaga kuri buri kimwe cyose cyo mu rugo, cyose gikenewe. Ninjye witaga ku bana, ninjye wahahaga, ninjye watekaga, mbese akazi kose ko mu rugo uzi ninjye nagakoraga. Gusa bamembaga neza pe, ntacyo mbashinja. Nta n'ikibazo kirenze wenda nahagiriye, kereka nyine nka finali nibwo habayemo ikibazo. Ariko umugabo rero wo muri urwo rugo we, umupapa waho nawe yarakoraga ariko we atahaga kare mbere y'umudamu we akaza. Yakundaga kunyitegereza akareba imvune ngira mu rugo. Numva nakoraga hariya mpetse umwana ndaterura undi. Rero byageze ubwo nk'umuntu w'umupapa ufite amarangamutima, ubona ko umugore aba adahari, kandi koko nibyo, nicyo gihe cyari kigezweho cyo gushakisha ubuzima. Rero akajya ataha kare akamfasha abana, tukabaryamisha rimwe na rimwe, ndetse akamfasha n'uturimo kugira ngo mbone umwanya wo kurya, kuko akenshi nateguraga ameza. Nakubeshye njye simbone n'umwanya wo kurya kubera umunaniro, ngasinzirira undi. Rero yarabyitegereje akomeza kujya abibona, ahitamo kujya amfasha, yaba imirimo ndetse n'abana tugafatikanya
tugasangira ku meza rimwe kugira ngo amenye ko nariye, ko yahoraga avuga ati uzitura hasi kudukorera kandi utarya nabyo si byo, mbese agahora mfitiye impuhwe. Zampuhwe rero namubonyemo za buri munsi, yatashye yanyitayeho, byeje kurangira nanjye mwiyumvishemo, numva ndamukunze, numva n'umugore ntiyahabonekaga. Rero kwakugwa agaco k'imirimo, hari igihe naho nariraga ari naho nasinziriraga, byarangiye we azajya ncunga nasinzira akanterura akanjyana kundyamisha. Muri kwa kunjyana kundyamisha rero, nawe uri mukuru yageragaho nyine nawe tukararana kugira ngo no mu gitondo nkangure nite ku bana. Kwa kurarana rero ko ari igihe umugore yazaga ananiwe nawe ahita ajya mu cyumba akiryamira atitaye ngo umugabo yatashye cyangwa ntiyatashye, atanabizi ko turi kumwe, kubera ko kutita ku rugo nyine umugore niho haje kuvamo inda yawe ngutwite. Noneho muri cya gihe numvishe ntwite, fatisha ibipimo koko nsanga ndatwite, bazi ukuntu ntwitiye mu rugo rw'abandi, urugo rw'umugore w'abandi utaragize icyo antwara, utarampemukiye. Mfata icyemezo ndanzura, ndavuga nti ndabibwira uriya mugabo, ariko nibazaga aho bansezerera njye naho simumve. Umunsi rero ndi bubimubwiraho ntabyanzuye, ni umunsi ungora no kuwibuka. Icyo gihe umugore yatashye kare, ntabwo yatashye atinze nk'uko byari bisanzwe. Araza barasangira, urumva iyo umugore nyine yatahaga kare bo barasangiraga, ntabwo twabaga tugisangiye. Urumva muri kwa gusangira niho nari bubone uko mbimubwira. Amaze gusangira rero bajya mu cyumba, cyakurikiyeho nuko numvishe bari gutongana, baratongana, ntabwo nzi ibyo bapfaga pe, ntabwo mbizi, numva ntabwo nari kubimenya. Nyuma yo gutongana rero ibyo nabonye ntabwo ari byo natekerezaga kubona. Nari mu cyumba cyanjye, ndabyibuka, ndaza nsohotse bitana amaso n'umugabo, ako arikanga, yikanze nanjye ndikanga, ariko mpanga amaso neza. Ibyo nabonye ntabwo byari byiza, ntabwo byari byiza habe na gatoya, ko nabonye ari gukurubana umugore. Bigaragara umugore yari yashizemo umwuka. Noneho ni ibintu mba nashaka no kwibuka, niyo mpamvu wabonye byangoye kujya mbikubwira kenshi. N'ubu n'umutima uri kungora. Icyakurikiyeho rero, nyuma yo kubona umugabo nkamubona muri ubwo buryo, byambereye bibi cyane, byabaye bibi, bikamvuga ngo ni bibi kuko natangiye kurorongotana.
ngenda ntazi iyo ngiye ngenda ntazi ejo hawe ngenda ngufite mu nda agahinja ari so ntarabimubwira ntangira kubaho ubuzima bugoye burangora ariko kubera Imana twabaye kubera Imana urakubyaye urakura byarangoye ariko ndagukoza ariko reka nkubwire ngo Nyarwaya niwe papa wawe uriya bose ukorera niwe wakubyaye niwe papa wawe kuva aho nzi icyo agiye nkamubona ari imaje yose yaragarutse mama no babonye imyitwarire yanjye ko yahindutse ntabwo bishoboka Nyarwaya niwe ukubyaye niwe papa wawe ihangane mwana wanjye ihangane ajya kubikubwira biramumbereye St Augustine Hotel ni hoteli nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'Igikondo. Iyi hoteli iri haruguru gato ya Mehezi ya kabiri ku gahanda ka mbere ibumoso bwawe, naho uturutse ruguru ahazwi nko kwa Rujugiro n'iburyo bwawe. St Augustine ibafitiye amafunguro meza cyane ateguranye isuku, ubuhanga ndetse n'uburyohe. Si ibyo gusa kuko St Augustine ibafitiye ibyumba byiza cyane kandi ku biciro bitandukanye. Ni ibyumba bisa neza biri ahantu hatuje kandi harangwa n'umutuzo. St Augustine ibafitiye ibyumba guhera ku $80 gusa hakubiyemo na breakfast. Ibi ni ibyumba byiza cyane biri VIP utasanga ahantu ariho hose. Si ibyo gusa kuko ibafitiye n'ibindi byumba guhera ku $50 ku ijoro harimo na breakfast. Ibi nabyo ni ibyumba byiza cyane kandi bisa neza. St Augustine ntiyabibagiwe kuko ibafitiye bedrooms apartment ku $800 gusa hakubiyemo ibikoresho byose. Aha ni mu gihe kingana n'ukwezi. St Augustine ni igisubizo kuri bose. Uramutse ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa gukora booking hamagara nimero kuri screen yawe baraguha serivisi nziza cyane.